Cathedrale bakristo ntore z'Imana bavandimwe, twebwe nk'umuryango wa Pericantores mu Rwanda na Kibungo by'umwihariko dutewe ishema nuko twaje ku mubyeyi mukuru kibita Église Cathedrale. Iyi niyo kiliziya umubyeyi w'izindi zose niyo nkuru. Pericantores rero muri kiliziya yavutse mu mwaka wa 600. Mwibaze icyo gihe yari yemerewe gusa kuririmba muri kiliziya Cathedrale gusa. Nyuma rero Papa Pio wa 10 muri 903 niwe wagennye ko aho uburenganzira n'amapawasi Pericantores zikaba zaba. Niyo mpamvu twari tumaze iminsi 4 muri kongere diocésain tuyikorera hano hakurya muri GS Kabare, ariko kubera ko Pericantores ari itegeko kuri Cathedrale tugira ngo dusoze tuza gusangira namwe igitambo cy'Ukaristiya tunagisusurutsa, kuko ntabwo twagendera mu mbavu za Cathedrale ngo dukomeze kubaho. Kongere rero mbere yuko mbereka abana ya Pericantores ni uguca ingando by'amatorero yibumbiye mu rwego hagati y'iminsi 3 n'5 hagamijwe kwibukiranya no gushimangira umurongo rusange w'ubutumwa bw'abana b'abaririmbyi muri kiliziya. Cya kabiri, gutoza uburere mu mico n'imyifatire bigomba kubaranga. Cya gatatu, gutyaza urwego rwabo rw'ubuhanga muri muzika. Cya gatanu, imiririmbire inoze, imicurangire piano n'imihimbire ya gihanga ngo bahamye neza intego yabo. Hanyuma kandi kongere ibikorwa byose bigasozwa n'amarushanwa mu kuririmba ngo harebwe urwego buri torero rigezeho n'intambwe rikeneye gutera.